ugendana na Yesu akwejesha amaraso atanga amahoro ugasigara utuje n'ukuri niwe. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza gikomeye, kandi ndasaba buri muntu wese gusengera mu mutima kugira ngo Imana imuhumure amaso. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo gushakira ibisubizo by'isi mu kuruhuka ku cyumweru. Gushakira ibisubizo by'isi mu kuruhuka ku cyumweru. Uyu ni umugabane wa mbere tugiye kwigana, umugabane wa kabiri tuzawureba ejo. Ariko mbere yuko twigana ijambo ry'Imana, mureke dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turi mu isabato yawe itandukanye n'indi minsi, kandi turifuza yuko ubana natwe mu buryo budasanzwe. Turifuza yuko ikiganza cyawe kituruhura imitwaro y'ibyaha, kandi turifuza guhumurwa nawe. Ubwo muri iyi sabato uri kumwe natwe ngo utuvure, uturinde kuguhisha intege nke zacu n'uburwayi bwacu. Kandi isezerano wasezeranye yuko uzabana natwe, kandi umunezero wawe tukawutahana, ubidusohoreze. Ikirere cyatanze imvura, ubutaka burishimye bwiteguye kwera imbuto. Natwe abari kutugenzereza Mwuka wawe wera amanukire mu mitima yacu, kugira ngo iri jambo ryawe rizere imbuto mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iyo urebye muri Bibiliya mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1, Bibiliya haranditswe ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze. Amen. Imana ntabwo igikora nk'uko abantu bakora. Abantu barakora, iyo amafaranga babanye make bagerezaho hagati bagapfungira aho ngaho. Abubatsi barakubakira, ariko iyo amafaranga yagushiranye bafungira aho ngaho. Ariko Imana ikitangiye iragisoza. Paulo niwe yahereye aravuga ngo umurimo Imana yatangiye muri mwe izagira gute? Izawusoza. Imana isoza ibintu byayo byose, iruhuka ku munsi wa 7. Imirimo yayo yose yakoze, Imana ihumugisha umunsi wa 7, iraweza kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze. Ibi rero bihita bimumura amaso, nkabona yuko iminsi yose atari iminsi imeze kimwe, kubera ko ku munsi wa 7 Imana yarawuruhutse. Icya 2 Imana yawuhaye umugisha. Icya 3 Imana yarawejeje. Mu gihe cyose Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi, Imana ihora yiteguye guha abantu bayishaka ibi bintu bitatu. Icya mbere, Imana yacu Kristo niwe tubera mu ruhukiro. Niyo mpamvu uko bwije nuko bukeye, uko isi irushaho kuba mbi, niko turushaho gushaka uburuhukiro kuri Kristo. Kandi icya 2, uko isi igenda yuzuraho umuvumo, dukeneye umugisha w'Imana. Dukeneye umugisha w'Imana mu mirimo dukora, dukeneye umugisha w'Imana mu rubyaro, dukeneye umugisha w'Imana mu nzu yayo, dukeneye umugisha w'Imana ku ntambwe iyo ari yo yose. Kandi dukeneye kwezwa. Mu gihe cyose Satani akiriho, Imana ikeneye abantu igomba kweza. Kubw'ibyo rero iminsi yose Imana ibifite ibyo dukorera, ariko uyu munsi wa 7 tuwuzamo tuje gushaka ibintu bidasanzwe Imana yawushyizemo. Ntabwo iminsi yose ari imwe. Nujya mu Kuva igice cya 16, Bibiliya tujyane mu Kuva igice cya 16 umurongo wa 22. Imana yongeye kwita umunsi wa 7 irindi zina. Uyu munsi wa 7 kugira ngo hatazagira umuntu witiranya n'indi minsi, Imana yawuhaye irindi zina. Kuva 16:22 kuwa 6 bateranya ibyo kurya bingana 2 n'ibyo bajyaga bateranya aha bari mu butayu.
ingero ebyiri za omeru z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose, arababwira ati ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yerejwe Uwiteka. Dukuremo urujijo ruri mu bantu rw'uko ubu uyu munsi bawise kuwa gatanu, nyamara Bibiliya yo irimo iratubwira ko uyu munsi warangiye hari kuwa gatandatu. Kubw'ibyo Mose yabwiye abantu ngo ejo uzaba ari umunsi wo kuruhuka, isabato yerejwe nde? Uwiteka. Kubera iki? Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibikire birare bigeze mu gitondo. Barabiraza bigeza mu gitondo nk'uko Mose yabitegetse, ntibyanuka ntibyagwa urunyo na rumwe. Mose arababwira ati uyu munsi murye ibi, kuko none ari isabato y'Uwiteka. Uyu munsi nimubibona mugasoze, mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko uwa karindwi ni wo sabato, kuri wo ntibizajya biboneka. Ijambo isabato rihise rifatanywa n'umunsi wa kangahe? Wa karindwi, kugira ngo hatazagira umuntu ubyitiranya. Rero muraza gusanga hari imbaraga zagombaga kuboneka ku isi, zagombaga kwica abantu mu mutwe ku buryo batazongera kubasha kubara nk'uko Imana yateganyije abantu bagombaga kubara iminsi. Uko Imana yabaraga iminsi muri Edeni, uko Imana yabaraga iminsi mu gihe cya Mose, byaje kwicurika mu kinyejana cya 19, ikinyejana cya 20, ikinyejana cya 21, noneho byaranazanye. Ninde wabikoze kugira ngo abantu mu mibare mu kubara bipfe mu mutwe? Ako kababwira, umuntu wabikoze yaraduhamije. Kugeza ubwo ureba ureba mu isaha yawe irimo umubare rimwe, ugahita uvuga ngo ni saa saba. Baraduhemukiye rwose. Isaha wayireba irimo 10, ugahita uvuga ngo ni saa 4. Umva, baraduhemukiye. Ntabwo ari aho gusa babikoze, ariko ndashaka kubereka urugamba ruri hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu, hagati yo kubara kw'Imana no kubara kw'abantu, hagati yo kuruhuka kw'Imana no kuruhuka kw'abantu. Satani yashizemo urunturuntu. Muri uyu mugoroba ndagira ngo twihute tujyane twigane igitekerezo cyo mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 16. Abafite Bibiliya hano haratubwira ibyo ku ngoma y'umwami Ahazi. Uyu yayoboraga mu Buyuda. Uyu mwami yahuye n'ibibazo byinshi. Igihe kimwe abami barahagurutse baramurwanya. Umurongo wa 5, bukeye Resini umwami w'i Siriya na Peka mwene Remaraya umwami w'Abisirayeli barazamuka batera Yerusalemu, bagota Ahazi. Ahazi yagiye kubona abona abami babiri bamuviriyeho indimwe, baramugosa. Mu kumugota ariko, kubera ko atari wenyine, kubera ko Imana yari ifite umugambi kuri Yerusalemu. Bibiliya yanjye ariyo mufite iravuga ngo Ahazi baramugota, ariko ntibashobora kumunesha. Icyo gihe Resini umwami w'i Siriya agurira Abasiriya Elati. Umurongo wa 7 niwo nshaka. Ahazi abibonye atyo atuma kuri Tigulati-Pileseri umwami wa Ashuru ati ndi umugaragu wawe kandi ndi n'umwana wawe, zamuka unkize. Byari bikenewe ibingibi. Imana yari yabateye ubwoba, baramutera bananirwa kumunesha, ariko arangije atera umugongo Imana, ahamagara umwami wo mwashuri w'umupagani. Abashuri mwibuke yuko babaye abanzi runuka mu bwoko bw'Imana. Iyo mvuze Ashuri mba mvuze Babuloni, mba mvuze Abakarudaya, abanzi burunuka b'ubwoko bw'Imana. Kandi n'uyu munsi wa none ubwoko bw'Imana ikorosi risoza buzaba buhanganye naki? Na Babuloni. Arangije umurongo wa 8, Ahazi yenda ifeza n'izahabu zibonetse mu nzu y'Uwiteka no mu by'ubutunzi byo mu nzu y'umwami, akoherereza umwami wa Ashuri w'ituro. Amaturo yahaga Imana yarayahagaritse.
aragenda areba ibintu byo mu rusengero, agereba n'ibintu byari iwe ibwami, abikubita mu gikapu, niba ari mu gikapu, niba ari iki ntimumbaze, arabijyana aramubwira ati ni wowe wangiza. Izo zose ni intambwe zo gusubira inyuma. Bukeye Ahazi, ni ukuvuga ngo wa mwami yaraje aramurwanira, arabanesha ba bantu bamurwanyaga. Ahazi rero agira ngo ibintu birakemutse. Bukeye Ahazi ajya i Damasiko guhura na wa mwami, umwami wa Ashuri. Umwami Ahazi agezeyo abona igicaniro cyaho, yitegereje intsinzi uriya mwami yagize. Arangije yitegereza igicaniro batambiragaho ibigirwamana byabo, arakireba aracyitegereza. Bibiliya zanyu, Bibiliya iravuga ngo yohereza Uriya umutambyi ishusho yacyo n'urugero rwacyo uko cyakozwe. Yahise avuga ati buriya mu bindi bihugu badutanze ibintu, ahandi bafite ibintu bizima. I Yerusalemu hari ibikoresho by'ubuturo bwera bw'Imana bwa bundi twize ejo. Harya bwari bwarabonetse ipica, ndetse Mose yabwubatse akurikije ubwahe ubwo mu ijuru. Buri bintu byose byari biri mu buturo bwera twize ejo ko byashushanyaga Kristo, igitambo kizima kimwe rukumbi, aho umunyabyaha abonera agakiza. Yerusalemu rero niho ibyo bikoresho byari bikiri, kandi byari bigifite ubusobanuro, kuko Kristo yagombaga kuzavuka agasanga itara ry'Imana ritarazi. Uyu mwami rero ahamagara umutambyi wari uriho, aramubwira ati ngwino, dore iki gicaniro cy'aba bantu baturusha kurwana gipima metero izi n'izi, kiraresha gutya, bari icyo ukora. Umurongo wa 11, nuko Uriya umutambyi yubaka igicaniro nk'icyo akurikije urugero rwose umwami Ahazi yamwoherereje ari i Damasiko. Uko niko Uriya umutambyi yacyubatse, kugira ngo umwami Ahazi nava i Damasiko azasange kigize gute? Cyuzuye. Cyagombaga kwihutirwa. Bukeye umwami ava i Damasiko abona igicaniro, aracyegera agitambiraho. Hejuru yacyo atambiraho igitambo cyoswa, atura ituro ry'ifu y'impeke, asukamo n'amaturo ye y'ibyo kunywa. Ibi bintu twarabyize ejo twabonye ko igitambo cyagombaga kuba ari intama iva iki? Amaraso. None yakoze urugendo shuri i Damasiko, yagenze mwa Shuri, mu magambo make yakoze urugendo i Babuloni. Turabafite ubu abantu barimo gukora ingendo z'amasengesho mu yandi madini. Turabafite abapasitoro barimo kwihisha bakajya kureba imisengere y'ahandi n'ibicaniro byabo. Turabafite abaririmbyi barimo kwihisha bakagenda bakajya gutamba, bakajya gupima ibicaniro by'ahandi kugira ngo babizane babicurishe. Kandi ikizamukubwira ni kimwe, iyo aje ahita yerekana ko ibyo dufite nta na kimwe cyiza kirimo. Nta mwuka wera mugira, nta Mana mugira, ahandi barashyuha, abamama baho batanga ubuhamya, basengera abantu, bazura abantu bapfuye. Ariko iri dini ryanyu kuki rwose iki gicaniro cyanyu ntabwo kigendanye n'igihe? Uyu mwami arangije afata ibyo kunywa, afata impeke n'amafu byose, aratangira aratamba ati nabonye ahandi ibyo batamba kandi bibafitiye akamaro. Hejuru amaze gutamba ibyo, umurongo wa 14, kandi icyotero cy'umuringa cyari imbere y'Uwiteka, icyo ngicyo cyo agikuraho cyari kiri imbere y'inzu, hagati y'icyotero n'inzu y'Uwiteka. Yatangiye kwinjira no mu buryo Imana yari yaragennye ibintu byo mu buturo bwera byari byaragenwe guterekwa. Twabyize nimugoroba. Icyo yakoze ni iki rero? Yaratangiye ati ngiye nkurikije ubwenge bwanjye, iki ntabwo kigomba kujya mu gikura hakigende. Tware tubonye ko iki cyotero, niba mubyibuka neza, iki cyotero cy'imibavu, tware tubonye ko cyashushanyaga amasengesho Kristo, umubavu,
icyo Kristo yongera mu isengesho ry'umunyabyaha kugira ngo rigere ku Mana risobanutse. ubu abantu benshi barimo barigizayo Kristo bagasigarana amasengesho adafite n'ikinyabupfura. Mana ndakubwiye ndi umugaragu wawe kandi ntabwo ujya unkoza isoni, ndavuze ngo uyu mugore azabyare natabyara ntacyo naba nkimaze, abantu bansuzugura. Imana ni murumuna wawe. hari amasengesho abantu basenga ugahita wumva ko igicaniro cy'Imana cy'imibavu bacyegeje hirya. wavuze yuko tutazicwa n'inzara, none ubu ni gute nahora mu bijumba kandi abakozi bawe bandi barya ifiriti? ngo arimo arasaba Imana iki? guhindura ibiryo. Imana irateka, ni umukozi wawe mu rugo. Yesu yaravuze ngo mujye musenga ngo duhe none ibyo kurya byacu by'uyu. Yigeze abivuga amazina? mugabanye ibikabyo. uyu mugabo amaze kwigizayo icyotero, nimureba umurongo wa 17, maze umwami Ahazi atemaho ibisate by'ibitereko avanaho n'igikarabiro. yaragiye afata cya gitereko cy'amatabaza twize nimugoroba cyari gifite amatabaza 7, aragikata, ya matabaza yakataho, gisigara kimeze nk'itoroshi. kandi 7 byari bifite icyo bigize gute bisobanuye. n'uyu munsi abantu baracyafite imyumvire ivuga ngo gusenga kose ni ugusenga, gutamba kose ni ugutamba, icy'ingenzi ni uko cyaka, si ngombwa ko cyaka nk'amatara 7. ariko icyo kintu cyasobanuraga yuko Imana ifite umwuka ushyitse. mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana yakeretswe igitereko cy'amatabaza 7 gishushanya amatorero angahe? 7. kandi ngo Kristo yanarimo kuyagendagendamo, byerekana gushyika. ikindi yakuyeho ni igikarabiro. igikarabiro yagikuyeho nimugoroba. twaraye tubonye ko abatambyi nta kintu babaga bemererwa gukora batabanje kugira gute koga intoki n'ibirenge. none arangije igikarabiro agikuyeho. mujye muhita mukomeza ibintu, nta mpamvu ibyo bintu byo gukaraba se n'ibiki. dufite abantu basigaye birukanka mu nshingano z'Imana batabanje kwiyeza. umuntu akaza yiviriye mu kazi, yiriwe mu bwesikora tuburira abantu, nta no kwicara ngo abwire Imana ati Mana isi yanjyanye kure yawe, sinifuza kujya imbere y'abantu ntameze neza, banza untunganye mbere yuko njya imbere y'ubwoko bwawe. kandi umpa imbaraga, biriya bintu sinzabyongera. ahubwo ujya kubona ukabona umuntu ari aje yiruka asanze korari yabiri imbere, agahita atereka Bibiliya hasi, no gupfukama no gusenga ntabyo bakigira. uri kuri senti akagenda yikereza gake, wajya kubona ukabona umuntu araje ahise ashikuza n'uwazindutse mikorofone. igikarabiro. umuntu akaza ntabanze no gutuza ngo abanze aho yicaye asenge. ntigeze kumva umubwiriza wavuye ahantu aza yiruka akomereza ku ruhimbeta akomeza no kwigisha. kagiye ikintu mbabwira, igihe cyose uzabona igikarabiro ucyegejeyo uzamenye ko kabaye. ibi Satani yari arimo gukorera ku mwami wa Ashuri, kandi iyi ntambara iri imbere yacu. amaze gukuraho igikarabiro kidendeje cyari giteretse ku bishushanyo by'inka byakozwe mu muringa, agitereka ku mabuye yashashwe. kandi umurongo wa 18, ibaraza ry'isabato risakawe ryari ryubatswe ku nzu y'Uwiteka, n'irembo ryo ku gikari ry'umwami ubwe arabihindura kubw'umwami wa Ashuri. ni ukuvuga ngo ibindi byo nibyo yakopeye, ariko ibi bintu bibiri byo yabikoze ari itegeko umwami wa Ashuri amubwiye. yaramubwiye ati niba ushaka ko dukomeza kuba inshuti, ibintu bibiri. icya mbere, irembo ry'umwami banza urihindure. icya kabiri, ikindi kintu, ibaraza ry'isabato risakawe riri ku rusengero, genda naryo urikuremo. icy'ingenzi ni uko urusengero ruba ruhari.
icy'ingenzi ni uko amarembo umwami atabura aho yinjirira, ariko irembo ry'umwami rikurweho. Igihe Imana yahaga pla Salomo, imuha pla y'uburyo azubaka Yerusalemu, buri kintu cyose cyari gifitanye ubusobanuro n'ubwami bwa Yesu. Hari irembo ryitwa iry'umwami. Umwami yaricagamo mu gihe nyiraryo, umwami nyiraryo ataragira gute, ataraza. Hari abantu benshi uyu munsi wa none irembo ry'umwami Yesu batakirifite mu buzima bwabo. Yesu baramukingiranye, ntawe akigira yanyura abasanga. Hari abantu benshi ibaraza ry'isabato ntari gihari, ariko baracyafite iki? Baracyavuga yuko basenga. Icy'ingenzi ni urusengero. Ririya baraza sundi risobanuye iki? Abanyamadini barashaka kubaho bakaramya Imana bakitwara uko bashatse, ariko ikintu cyitwa isabato cyegezeyo. Ariko iyi ni misiyo y'umwami wa hehe? Umwami wa hehe? Wa Shuri. Ndagira ngo mbabwire ngo tuzisanga abantu benshi tumeze nk'umwami Ahazi. Tuzisanga tutakiri ubuturo bw'Imana. Tuzisanga ibintu byose byaratakaye. Kandi ndabinginze, mwarabibonye yuko ibaraza ry'isabato mu ngo zacu ririmo kugenda rivaho. Ndabinginze muri uyu mugoroba, saba Imana yongere kugarurira irembo ry'umwami. Saba Imana yongere itume urusengero rwawe rugira n'ibaraza ry'isabato. Ibi wakwibaza uti se ibi bintu bifitanye isano n'urugamba turimo kurwana? Yego rwose, hagiye kubaho intambara y'amategeko y'abantu n'amategeko y'Imana. Kandi uyu mwami wa Shuri wategetse Ahazi gukora ibi bintu, uyu mwami afite undi mwami umuhagarariye uyu munsi ugomba kubikora. Amategeko y'abantu murabizi atandukanye n'ay'Imana. Amategeko y'abantu arahindurwa, ashyirwaho ngo arengere abantu runaka, abandi akababyinagaza. Amategeko y'abantu uko umuntu azamuka mu ntera bisa naho atakimureba, ariko ku mategeko y'Imana siko bimeze. Ntabwo bivuze ngo wari umukene wubahiriza isabato, noneho wakize waguze imodoka, wabaye umukire waguze za gaze mu nzu na za kwiziniyeri, noneho kuruhuka isabato byanze. Oya, amategeko y'abantu aravugururwa ngo agendane n'igihe, ariko itegeko ry'Imana uko ryari riri niko riri, kandi niko rizagira gute? Rizahora. Amategeko y'abantu, ubwinshi bw'abaturage babangamiwe barusha agaciro itegeko rimwe. Niyo mpamvu leta zemera guhindura amategeko iyo abaturage benshi bavuze yuko ababangamiye. Ariko ku itegeko ry'isabato, nubwo isi yose yarekarama yuko ibangamye, Imana izayigumana. Amategeko y'abantu aba yarahawe imbibi atarenga, ariko amategeko y'Imana ni ay'iteka ryose. Hari ingurane ushobora gutanga ku mategeko y'isi bikaguha amahirwe yo kwica itegeko. Urugero, hari amafaranga ugeraho ugatunga imbunda kandi uri umusivili. Hari ubwo umuntu aramutse aje mufitanye ibibazo wanamutikura ugahita uvuga ko yari yaje kukwica. Ariko amategeko y'Imana, nta muntu usumba abandi. Kristo yaravuze ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo ngira gute mbategeka, kandi nanjye nabayeho numva ayo mategeko ari ay'ukuri nyishimira mu mutima. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Imana yasabye abantu yuko ku byayo nta kintu bazakuraho cyangwa se bazongeraho. Gutegeka kwa 2 igice cya 4 umurongo wa 2, ntimukongere ku mategeko mbategeka, ntimukayagabanye, kugira ngo mubone kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka. Kongeraho ku mategeko y'Imana, gukuraho ku mategeko y'Imana ni ikizira. Ariko uyu munsi hari igitekerezo nakunze. Yeremiya 35. Yeremiya igice cya 35
hari igitekerezo cya bene Rekabu. Reka mbabwire, hari impamvu ikomeye ituma amategeko y'Imana akwiye kwishimirwa. Ni uko intambara ariho igiye kwerekeza abaturage bo mu isi. Buri muntu wese, waba ubyitayeho waba utabyitayeho, iri korosi rigiye kugonganisha amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Ariko ibi bintu amadini yirinda kubivuga, ababwiriza benshi birinda kubivuga, yewe no mu itorero ryacu hari abantu bumva umuntu abivuga bakavuga batari ku bwose ugukabye. Mukwiye kubimenya. Umurongo wa mbere igice cya 35, ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti, jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywe. Nuko nzana Yazaniya mwene Yeremiya mwene Habazaniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu, mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Igadaliya umuntu w'Imana. Icyo cyumba cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagihe. Maze pereka imbere y'abahungu b'umuryango w'Abarekabu ibicuma byuzuye vino hamwe n'ibikombe, ndababwira nti nimunywe vino. Umurongo wa 6, ariko barahakana bati, ntituyinywa kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati, ntimuzanywe vino, ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose. Kandi ntimuzubake n'amazu, ntimuzabibe imbuto habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu ry'ibyo yadutegetse byose, kugira ngo tutanywa vino. Uyu murongo urakomeye cyane. Umurongo wa 12, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti, mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye? Ni ko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu, ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino, yarasohojwe kugeza na bugingo n'ubu ntibayinywa, kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Ariko njyewe navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira, ntimurakanyumvira. Nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi, nkazinduka kare nkabatuma nti, nimugaruke umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe n'abasokuruza. Ariko ntimwaneze amatwi habe no kunyumvira. Maze Yeremiya abwira ab'umuryango w'Abarekabu ati, uko ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, kuko mwumviye itegeko rya sogokuruza wanyu Yonadabu, mugakomeza amategeko ye yose kandi mugakora ibyo yabategetse byose, nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Imana yaricaye iravuga ngo, aba bantu bumvira amategeko sekuru yasize bakayabamo seriye, barangiza bakanakomeza n'amategeko yanjye, ntabwo azabura umwana unkorera. None uyu munsi abantu barashaka gukorera Imana, ariko amategeko n'amabwiriza yayo babishyize ku ruhande. Ariko ubundi nagira ngo mbabaze, mutekereza ni igiki gihishwe mu mategeko gituma Imana ibwira abantu kuyakomeza? Ntabwo umugambi w'Imana w'uko abantu bagomba gukomeza amategeko ari ukugira ngo Imana yongere umubare w'Abadivanisi umunsi wa 7. Umugambi w'Imana, na mbere y'uko Abadivanisi umunsi wa 7 bavuka, Imana yari ifite amategeko yayo kandi yakanguriraga isi yose y'icyo gihe kuyakomeza. Mwari muzi ibibazo dufite kubera kutagira amategeko y'Imana muri twe? Zaburi 119 umurongo 165, amategeko y'Imana yegezayo ibigusha umuntu. Dufite ibintu byinshi birimo kutugusha muri no minsi,
ikimenyetso utiriwe uvunika uko amategeko y'Imana tuyashyira kure, ntitwemerere Kristo ngo aduhe imbaraga zo kuyakomeza, niko tugenda tuba abanyantege nke tugwa mu mitego ibonetse yose. Kuva 15 umurongo wa 26, Imana yabwiye Abisirayeli yuko nibakomeza amategeko yayo nta ndwara bazarwara nk'iz'Abanyegiputa. Amategeko y'Imana arinda indwara. Turimo turaturika imitsi yo mu mutwe, barimo baradupimamo amasukari n'umuvuduko n'ibiki byose. Uko tugenda tureka kwiringira Imana no gukomeza amategeko yayo, muzasanga dusigaye turwara indwara muganga kubaza atari ko unywa itabi utereka da, urya ingurube utereka da, none se amaraso yawe ko ndimo kubona nibi. Ndabinginze mugarukira amategeko y'Imana, mutarwara indwara nk'iz'Abanyegiputa. Zaburi 94:12. Mpamvu abantu usigaye babona ukabona abantu nta bwenge. Ubundi amategeko y'Imana ubwayo arigisha. Umuntu wakomeje amategeko y'Imana uramureba ukabona atandukanye n'abandi. Niyo mpamvu abadivanisiti bo mu bihe byashize n'uw'abagatarakandagiye mu ishuri mwarahuraga ukabona ni umuntu ufite organization mu mutwe, waramurebaga mu maso ukabona ni umuntu wize, mwanaganira ukumva azi gusoma, azi kwandika, ururimi araruvuga, aracuruza, mwaganira ukamaze tuwize amashuri angahe ko mbona uri umunyabwenge, akakubwira ati ntayo. Umuntu agahita aguha ubuhamya ati ngiye kwiga byaranze, ahubwo narwanye ishyaka ngo barumuna banjye baribo bagira gute, barimo biga. None ubu ngubu dufite abantu bize bicaye mu nsengero bafite amadigiri akomeye, ariko wamureba ukabona ntazi gutandukanya n'iryo n'iki. Icyuho cy'ubudivanisiti. Amategeko y'Imana, Balewi 18:5. Imana yari yarabwiye Abisirayeli yuko amategeko y'Imana beshaho. Gushaka kubaho amategeko y'Imana wayegejeyo ntibishoboka. Niyo mpamvu ubuzima bwatugoye. Mu gitondo nari nicaye mu modoka, umudamu arangije ati ikindi nacyo kirahanutse. Ni igikiza? Ati ni ikigabo gihanutse kihanuye kuri etaje. Ati biriya nabyo tumaze kubihanga. Na etaje irariya Nyabugogo bahora biyahuriraho. Umuntu wese iyo bimucanze mu rugo, bikamucanga ku kazi, bikamucanga mu rusimbi yakinnye, bikamucanga muri betting, umujinya aragenda akajya kuri etaje. Gutegeka kwa 2:28-13. Amategeko y'Imana atera umuntu kuba hejuru ntajye hasi. Imana yabwiye abantu yuko nibakomeza amategeko yayo batazasubira hasi, ahubwo bazagenda bajya hejuru. Bivuze yuko impamvu turimo gukora ibintu byose tukagenda dusubira hasi ducupira, ikibazo gikomeye ni ukwanga amategeko y'Imana. Zaburi 119 igaragaza yuko amategeko y'Imana azura umuntu. Iyo Zaburi 119 kandi igaragaza yuko amategeko y'Imana ahesha umuntu amahitamo meza. Zaburi 119 kandi igaragaza yuko amategeko y'Imana ari ibitangaza. Yakobo 2:12 Bibiliya ikatugaragariza yuko amategeko y'Imana ari isoko y'umudendezo. Kimwe mu bintu bibabaje nuko abantu iki ngiki ngiye kuvuga batakizi. Igitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, page ya 47. Umurimo wa Gikristo, page ya 47, haranditswe ngo isi ni urubuga rwo gukiniraho. Abakinnyi aribo baturage bayituyeho bari kwitegura gukina uruhare rwabo mu mukino ukomeye uheruka. Uwo mukino uheruka ni uwuhe rero? Hasi haranditswe ngo guhindura amategeko y'Imana agasimbuzwa ay'abantu, kwishyira hejuru k'ubutware bw'umuntu upfa umuntu akigira nk'Imana, gusimbuza icyumweru isabato yigishwa na Bibiliya. Ibi nibyo bigize umugabane usoza umukino. Kubw'ibyo rero twebwe turi abantu bariho bagiye kuzareba finali y'ibi bintu, aho abantu barimo gushaka kwigira nk'Imana, aho itegeko ry'icyumweru bigaragara yuko ririmo kugenda rihabwa amahirwe, rishyirwaho imbaraga, rihabwa ibirungo, ariko isabato ikagenda iteshwa agaciro, abayiruhuka bagenda babuzwa uburenganzira gake gake.
isi kandi ukabona yuko mu cyumweru ariho hari igisubizo cy'isi, mu gihe kera mu isabato ariho hari igisubizo cy'isi. Mubimenye ngo turiho turi abantu bagomba kumenya yuko umukino usoza ugiye gukinwa. Idini ryose waba urimo, aho waba uri, ukeneye kwicara ngo wige iby'amategeko y'Imana. Hagowe umuntu isabato y'Imana izakurwaho atarigeze agira amahirwe yo kuyishikamisha mu mutima we. Amategeko y'Imana ni meza. Amategeko y'Imana asubiza intege mu bugingo. Impamvu nta mbaraga dufite nuko amategeko y'Imana twashyize ku ruhande. Turashaka kuyoborwa n'amategeko y'umubiri, turashaka kuyoborwa n'amategeko ya logike z'isi, turashaka kuyoborwa n'amategeko y'iterambere, turashaka kuyoborwa n'amategeko y'amadini arimo guhurira hamwe akemeranya ibintu, turashaka kuyoborwa n'amategeko ya za leta z'isi zirimo guhindura ibyo zagenderagaho bitewe n'aho igihe kigeze. Ariko uko bucya bukira, abanyamadini barimo barashaka ko amategeko y'Imana yigizwayo. Ndasaba Imana ngo umutima wanjye ubwo ufite ibice bibiri, Imana iwuhindure ibisate bibiri, yandike amategeko yayo, kugira ngo ubuzima bwanjye bw'uyu munsi wa none n'ubw'ejo butandukane. Kandi ndasaba Imana ngo impe imbaraga kugira ngo ibaraza ry'isabato ryongere ryubakwe, irembo ry'ubwami ryongere naryo riboneke, kugira ngo umwami Yesu abone ahaca aje kundeba, mu izina rya Yesu. Tugendana na Yesu akwejesha amaraso.